Kuri uyu munsi wa none ku itariki 3 Gicurasi mu mwaka wa 2026, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasesekaye mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma y'uruzinduko rw'umunsi umwe ajya gukora muri iki gihugu, cyane cyane akaba agomba kwibanda kuri gahunda ziganjemo imikoranire hagati y'ibihugu byombi ndetse no kongera umubano w'ibihugu byombi, cyane ko yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzania ari ibihugu bisanzwe bibanye neza, yaba mu buryo bwa diplomasi, ubucuruzi, ubuhahirane ndetse n'ibindi, ndetse n'urujya n'uruza rw'abaturage bava mu gihugu kimwe berekeza mu kindi nta kibazo na kimwe kirimo. Umubano w'ibihugu byombi ni amakemwa, bikaba biri no mu mpamvu zatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yerekeza mu gihugu cya Tanzania, aho n'ubundi mu bimwe mu byamujyanye higanjemo gusinyana amasezerano ku mikoranire, n'ubundi higanjemo ubucuruzi, ubuhahirane, urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibintu. Bikaba biri no mu nyungu z'ibihugu byombi, cyane cyane mu guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, ndetse bikaba binagaragara neza ko bimwe mu bicuruzwa biva Tanzania bizagira ingaruka nziza ku bacuruzi nyarwanda, ndetse na bimwe mu biciro byari byatangiye kuzamuka bikagenda bigabanuka umunsi ku wundi. Paul Kagame kandi agomba kugirana amasezerano ndetse n'inama yimbitse ku mikoranire hagati y'ibihugu byombi, higanjemo n'ubundi gukorera hamwe, n'ubundi basenyera umugozi umwe mu buryo bujyanye na diplomasi, rimwe na rimwe banarebera hamwe ubuhahirane icyakorwa, ndetse biri no mu nyigo ko mu myaka iri imbere hagomba gushyirwaho isoko rya Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se EAC Market, East African Community Market. N'ubundi birumvikana neza ko iri soko rizaba rihuriyemo ibihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Tanzania, Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda, udasize n'igihugu cy'u Burundi. Ibi bikazagira ingaruka nziza ku bacuruzi cyane cyane mpuzamahanga. Abashoramari batandukanye bagomba gushora imari kuri iri soko, cyane ko iri azaba ari isoko rihuza ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ndetse bikaba biri no mu bintu bizashimisha abatari bake, higanjemo n'ubundi abakenera ibicuruzwa bitandukanye biva hirya no hino ku isi, kuko bazajya babibonera hafi bitabagoye. Aha bizaba bikirije ingaruka zo kwambuka ibyambu bitandukanye berekeza mu bihugu byo hanze, aharimo nko guca mu nyanja. Ibi bikaba binasaba igiciro gihanitse cyane, ndetse bikaba bitanatanga umusaruro uhagije bikurikije uko ba nyiri kurangura n'ubundi bagakwiye kuba babona umusaruro. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru y'ibiganiro byacu. Uyu munsi natuyasoreje. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni kuri TF Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi, umenye amakuru yacu, ugomeze udukurikirane kandi ugomeze ubane natwe. Njye nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane.